Uwiteka Imana nyiri ubutware, Imana yera, Imana ishobora byose, turagushimye, tugushimira ko waturinze, watwitayeho, waturinze kubw'ubuntu bwawe no kubw'imbaraga zawe. Hari benshi bapfuye, hari benshi bazimye, hari benshi imivu yarengeye, hari benshi imitingito yatingitiyeho, hari benshi amasasu yishe, hari benshi bavuye mu byabo, hari benshi bawe intambara zitandukanye, hari benshi baraye barwana mu ngo zabo, hari benshi baraye mu rugendo, hari benshi baraye mu bitaro. Labata katika tika 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 ansante tutaye gadi yutute. Kuba tukiriho ni ukubera wowe, kuba tugihumeka ni ukubera wowe, kuba tukivuga ni ukubera wowe, kuba tukireba ni ukubera wowe, kuba tugikora bikemera ni ukubera wowe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko waturinze, watwitayeho, waturengeye, uturinda kubw'imbaraga zawe. Warinze buri wese hari, uri mu Rwanda wamurinze, uri mu mahanga wamurinze, buri wese wamurinze, umwitaho uramurengera. Ni kubw'imbaraga zawe, bari kuzimbuga bose wabagiriye neza, n'abaturanyi bacu mwami wagiye ubagirira neza, ubitaho urabarengera. Ni kubw'imbaraga zawe kuba waturinze, warinze igihugu cyacu. Turagushimye ko warinze igihugu cyacu kubw'imbaraga zawe, ni kubw'urukundo rwawe watugiriye. Rabatakatika nifa isiti tete kempai stope enti gadi see you too. Ni wowe ushobora byose, ni wowe rubasha, ni wowe gakiza kacu, ni wowe bushobozi bwacu, ni wowe Mana igiturengera ikatwita ukaturengera, kubwije uko bucye ukaturengera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu amasaha nk'aya mvuze ngo mwamushimwe, kubw'ibitangaza tugirira ushimwe, kubwo gukora ibitangaje ku buzima bwacu ushimwe. Rede spiki takutakatika, waturindiye mu gusenga, waturindiye utugirira neza mwami, buri wese kubwe ruhande umugirira neza. Labata katika tika, mu masengesho yacu nzi ko kuyumva, nzi ko hari byinshi biri guhinduka mu buzima bwacu. Ushimwe rero kuko uturindiye mu gusenga, ushimwe rero kuko uturinze. Imbaraga zawe ziraturinda, ni wowe utugira neza ukatwita ukaturengera. Turagushimira rero muri kino gitondo tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga. Hari benshi barivuze ariko mwami Mana ubaho umugisha. Re de tike tikisiki taka paka taka taka, kandi abarivuze ryagiye tugira akamaro, benshi ryagiye bagira akamaro. N'ubu rero tugiye kumva indi jambo ryawe. Ijambo ryawe turaturanira kuryumva. Gumye rero gume kutuba hafi, uduha amavuta, uduha imbaraga, uduhe kugendana nawe, uduhe gusenga, uduhe kumva amakuru aturutseho mu ijuru. Buri wese mwami rihindura ubuzima bwe, rihindura amateka, rikiza indwara, rihindure byinshi ku buzima bwa buri wese, rihindura hari ihombo, haba inyungu. Ala hadi siti tere, ahatari agakiza kaboneke. Mwami ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirahindura. Ni izina rero rigira icyo rihindura mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Dushima Imana muri kino gitondo ko iduhaye kuramuka amahoro, kuko hari benshi bapfuye, twe tukiriho. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nitwa Nsabimana ATI, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 13:11 tujye ku 14. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. 13. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni, tudatongana, kandi tutagira ishyari. 14. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Dushima Imana kuko ariyo yaduhaye umwanya. Ku bwacu ntabwo byakunda, ariko kubw'Imana ibibizi. Yari maze imyaka myinshi bizi ko ntaravuka, arizi ko umwanya nza kuba naganana mu ijambo ry'Imana. Hano rero aratubwiye ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Haleluya. Hano hatubwiye rero ko tujye tugenza gutyo. Kuba uri kugenza gutyo
hari ibyo uba ugomba gukora. Kugenza gutyo utabisobanuye wagira ngo ni ukugenza wenda ibindi bintu runaka, wagira ngo gukora ibindi runaka, ariko kugenza gutyo, haleluya, turi mu gihe cyo kugenza gutyo, cyo gukanguka, turi mu gihe cyo kugira ngo twihane, turi mu gihe cyo kugira ngo abantu bave mu byaha, kuko agakiza kacu, haleluya, tugira ngo abantu bave mu byaha, tugira ngo abantu bave mu bintu byose bibi byari bibazengurutse, kuko iyi minsi abantu bamwe barasinziriye, abantu bakeneye kugira ngo bakanguke, ko igihe gisohoye. Dore abantu bakeneye kugira ngo bakanguke, abantu bagenze nk'uko Imana ishaka. Dukeneye kugira ngo abantu bagenze nk'uko Imana ishaka. Abantu benshi baragiye bajya mu bintu byinshi bituma batamenya iby'Imana. Abantu baragiye bajya mu businzi, bajya mu busambanyi, bajya mu butunzi, bajya mu marara atandukanye, bajya mu bintu byo kwifuza ibintu bitandukanye, abandi bajya mu buhanuzi butandukanye. Abantu bose bajya mu bintu byinshi bitandukanye bigenda bibahuza, ariko ntibamenya ko igihe gisohoye, kandi bagomba kugira uti bagomba gukanguka. Abasinzi bose bagakanguka, kuko agakiza karatwegereye. Kuko agakiza kakwegereye bisaba ukore neza kugira ngo uwaguha agakiza atagasubizayo. Ndagira ngo bira guhatwara agakiza ni ubuntu twagiriwe. Hari abantu benshi bashakishije ukuntu bakabona, ariko byaranze. Ariko kure twarakabonye, ni ubuntu twagire kugira ngo tubone ako gakiza. Kuko ufite agakiza rero, Satani bakarwanya kugira ngo agakiza kagende wahawe n'Imana. Niyo mpamvu natubwira ngo nuko rero mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegere kuruta igihe twizereye. Haleluya. Mujye mugenza gutyo, muve mu byaha, muve mu bintu byose byatumaga Imana itabegera, muve mu bintu byose byatumaga muzirana n'Imana, muve mu ngeso zanyu mbi, muve mu bintu byose bituma Imana itabegera. Ngo kandi mukanguke, dore muzi ko mukanguke, mugenze nk'uko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Dore igihe cyo gukanguka kirasohoye. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Twarizeye, twarahamagaye, tuba agakiza, dushaka agakiza, ayo agakiza kacu karatwegereye. Ndagira ngo nkubwiye ngo Mwuka Wera arakwegereye, Yesu arakwegereye, Imana irakwegereye. Niba bakwegereye rero, ni gute wakitwara? Alasiku macha kuasika anasimini speak itute. Niba agakiza katwegereye, niba Yesu atwegereye, niba Mwuka Wera atwegereye, niba Imana itwegereye, niba amahoro akwegereye, niba umutekano akwegereye, niba jambo akwegereye, niba amavuta akwegereye, wakora iki muri iyi minsi? Wakora iki? Wamurinda iki? Warinda ukora ibiki? Hari ibintu byinshi ugomba guta wirinda. Niba uzi ko Yesu atuye iwawe, hari ibyo ugomba kwirinda kugira Yesu gumye umufate. Niba uzi ko Imana atuye iwawe, hari ibyo ugomba kwirinda kugira Imana gumye uyifate. Niba uzi ko Mwuka Wera ari iwawe, ugomba kugira ibyo wirinda. Hari ibintu byinshi wiyambura, hari ibintu byinshi n'intekerezo wiyambura, hari amugambanyi wiyambura, hari amafuti wiyambura, hari intekerezo mbi wiyambura, hari inzozi mbi wiyambura, hari amagambo, hari ibintu byose byari kuriho byose wiyambura kugira ngo Yesu agume iwawe. Plantiskiyutuka, kugira Yesu agume iwawe. Hari ibyo wiyambura, hari amafuti wiyambura, hari amagambo wiyambura, intekerezo mbi wiyambura, hari ibintu byinshi wiyambura kugira ngo Yesu agume iwawe. Agakiza karakwegereye kuruta uko wizeye. Haleluya. Karakwegereye kuruta igihe wizereye. Agakiza kaje kari iwawe, karakwegereye. Ndagira nkubwire ngo Yesu ari iwawe, Mwana w'Imana ari iwawe, Mwana w'Imana ari iwawe. Tekereza nawe, urakora iki kugira ngo mugumane? Nuko wiyambura ibyaha byose, ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko mwiyambura imirimo y'umwijima, mwambare intwaro z'umucyo.
dore ijoro rirakuze burenda gucya, mwiyambure. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu yageze iwawe, iyo gakiza kageze iwawe hari ibyo uba kwiyambura, ngo ijoro rirakuze, dore ijoro rirakuze. Mukanguke mwabantu mwe, mukanguke mujye gukorera, mukorere Imana, mukanguke muve mu bitotsi mwari mwarahunikire mubivemo, dore ijoro rirakuze burenda gucya. Haleluya, burenda gucya. Nuko mwiyambura imirimo y'umwijima, mwambare intwaro z'umucyo. Ndagira mbabwire, iyambura umurimo w'umwijima. Dore Satani yagiye atwambika imirimo y'umwijima, atwambika ubuhehesi, atwambika ubusambanyi, atwambika ubusinzi, atwambika ubujura, atwambika ubugambanyi, atwambika ibintu byinshi bibi. Ariko ndagira ngo umubiri w'agakiza katwegere, ubwo Yesu yageze iwacu. Niyo mpamvu tugomba kwiyambura ibi byose Satani yatwambitse, tukagira agakiza kuzuye kuba bana b'Imana. Dore ijoro rirakuze, ndagira ngo nkubwire burenda gucya. Ndagira ngo ngo kanguka nshuti yanjye, kanguka uve mu bitotsi, ahubwo wumve ko lesi treke desise, wiyambure iyo mwijima, wambare intwaro z'umucyo. Ukeneye kwambara intwaro z'umucyo ko nizo zizagusinagiza, ukeneye kwambara intwaro z'umucyo nizo uzagendana nazo, ukeneye kwambara intwaro z'umucyo nizo uzarwanisha. Ukeneye intwaro zitandukanye, ukeneye amabomba atandukanye, ukeneye za kintu zitandukanye, ukeneye za misile zitandukanye, ukeneye kwambara intwaro uzajya urashisha kugira ngo ubone uko agakiza wahawe cyangwa se Yesu uri wawe atave wawe. Muri byawe ni byose bya kamere zazikuriho, muri bya byose intekerezo mbi zazikuriho zatumaga mutabana nande na Yesu. Haleluya. Hari ibyatuma gutabana na Yesu, hari ibyatuma gutakorana na Yesu, hari ibyatumaga utera imbuto nziza, hari ibyatumaga ushidikanya, hari ibyatumaga ukigira ubwibone. Ariko yavubwire muri kano kanya, iyambure iyo mirimo y'umwijima, iyambure iyo mirimo y'umwijima, wambare intwaro zose z'umucyo. Nshuti yanjye, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Haleluya. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda. Ndagira mbabwire ngo tugendane ingeso nziza. Dukwiye kugendana ingeso nziza, dukwiye kwirinda amafuti, dukwiye kwirinda ubugome, dukwiye kwirinda ubusambanyi, dukwiye kwirinda ubusinzi, dukwiye kwirinda ubujura, dukwiye kwirinda ibintu by'isoni nke, tudakora kandi tutagira ishyari, tutagira amashyari. Ndagira ngo nkubwire, kugira ngo ugendane agakiza wahawe ku bw'ubuntu, utaguze amafaranga. Hari icyo kagusaba kugira ngo ugendere mu ngeso nziza. Aka gakiza wahawe utakaguze, utatanze amafaranga, hari icyo kagusaba kugira ngo ugendere mu ngeso nziza. Ukeneye kwirinda ubusambanyi, ukeneye kwirinda ubujura, ukeneye kwirinda ubuhehesi, ukeneye kwirinda amagambo mabi, ukeneye kwirinda ibyakomeretsa abandi, ukeneye kwirinda ubugambanyi, ukeneye kwirinda iby'isoni nke, ukeneye kwirinda ibintu byose byatuma aka gakiza wahawe ukagumana. Nshuti yanjye, muvandimwe wanjye, hari impamvu wahawe agakiza, hari impamvu Imana yaguhamagaye, hari impamvu wahawe agakiza kugira ngo agakiza ukagendemo neza. Ukeneye kugendamo neza, ukeneye kugendana n'Imana, ukeneye kubana n'Imana, ukeneye kugendana n'Imana, ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye amahoro Yesu atanga, ukeneye ubuntu, ukeneye kugira ngo Yesu abane nawe. Aka gakiza rero wahawe kagendemo neza. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi. Abantu benshi bakunda kugira ibiganiro bibi, ngo tugendane ingeso nziza. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudatsinda. Ese ukeneye iki?
muvandimwe, ukeneye kugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ndagira ngo mubwire inshuti yanjye rero, hari ibyo ukeneye kugira ngo agakiza kakagira ute kabe wawe. Nuko ibi byose ibyaha byose uzi yose ugira ute ubyirinda, kugira ngo utagira ute Imana itakwanga cyangwa Yesu akava iwawe cyangwa Umwuka Wera akigendeye. Ukeneye abo bantu kugira ngo bagume iwawe, kuko nibo bazatuma ugendera mu gakiza neza. Nutabagira ntabwo uzagenda mu gakiza. Ukeneye kugira ngo babe iwawe ubure uko uzagenda mu gakiza neza. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Iyi mibiri yacu ahubwo mwambarire umwami Yesu Kristo. Dukeneye kwambara umwami Yesu Kristo, dukeneye kuba Yesu Kristo aba ku mubiri wacu, dukeneye kuba Yesu Kristo aba imbere, dukeneye Yesu Kristo aba mu mitsi, mu maraso, mu mutima wacu, mu bwonko bwacu, mu bihaha byacu, ahantu hose mu rugingo rwacu. Dukeneye ko Yesu Kristo ari ubamo, tumwambara abemo. Kandi niyo mpamvu nkubwira ngo ni umwambara akabamo ibi byose umubiri wifuza, ubu busambanyi umubiri wifuza, ibi byo kurya umubiri uraho wifuza ukabicumuriraho, iyi myambaro itahesha Imana icyubahiro, iyi misatsi itahesha Imana icyubahiro, ndagira ngo nkubwire izi nzara usiga, ibyo gihe uzabireka. Ibyo bintu byose usiga by'ingo uzabireka, iyi minwa usiga uzabireka. Ndagira ngo nkubwire ngo ugenda ugahindura umubiri wawe ukawuhindura irindi bara, ibyo byose uzabireka. Hano haratubwira ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi kandi ngo nimuhe urwaho iyi mibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Ndagira ngo nkubwire imibiri yawe igomba gukora ibyo yifuza. Ndagira ngo nkubwire icyo Imana igushakaho. Gendera mu ngeso nziza, va mu mafuti, va mu maganya, va mu magambo mabi. Reka gukora ibyo umubiri wawe utagenewe. Umubiri wawe usiga ibi byose usigasiga, ibyo umubiri wawe uhindura amabara. Ndagira ngo nkubwire iyo misatsi yawe uhindura amabara. Ndagira ngo nkubwire icyo Imana igushakaho muri kano kanya. Wirinde gukoresha umubiri wawe uko utagenewe, wirinde gukoresha iby'umubiri wawe uko utageneye. Icyo Imana igushakaho muri kano kanya, ikeneye gukizwa neza, ngo wambare Yesu Kristo. Aho hantu hose wumva ko wari gusiga, aho ubwiza washakaga bundi ushaka gusiga, jya uvuga ngo Yesu Kristo ari inyuma, ari imbere, hose arahari. Uvuge ngo Yesu Kristo ari ku maso, Yesu Kristo ari kuri ya minwa ari gusiga, Yesu Kristo ari kuri za nzara ari gusiga, Yesu Kristo ari kuri wa misatsi ari guhindagura, Yesu Kristo ari hose ku mubiri wanjye. Nuwambika nabi uvuge ngo Yesu Kristo ari kundeba. Nuwambara ubujipo bugufiya uvuge Yesu Kristo ari kundeba. Nushinga amabere ukaba yashinza ugatuza hose wagashize hose uvuge ngo Yesu Kristo ari kundeba. Ahantu hose uvuge ngo ibi n'ibiti nakoze ubone ko Yesu Kristo ari kukureba. Ngo wambare Yesu Kristo, uwo wambara. Ndagira ngo nkubwire ngo mu myambaro umubonemo, mu maso umubonemo, mu ntekerezo umubonemo, mu minwa ujya kwisiga ubone Yesu Kristo. Nujya gukora ibintu byose usiga izo nzara uvuge ngo Yesu Kristo ari kundeba. Nujya guhindura umubiri wawe uvuge ngo Yesu Kristo ari kundeba. Uvuge ngo kuki nakora biriya. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye muvandimwe, kora ibyo Uwiteka gushakaho. Icyo Uwiteka gushaka aricyo ukora, icyo gukora ibibi wishakiye. Twongere dusome Abagalati ibice 5:13-20. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mukitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane,
no kwitandukanya no kwirema ibice. Hano ruguru twasomye ibyo Imana dushakaho, ibyo dukwiye gukora kugira ngo dutunge umwami Yesu. Ndagira ngo mbabwire, hano dukwiye kuyurwa n'iki? N'umwuka. Kuyurwa n'umwuka rero aba ari igiciro. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndagira ngo mubwire, uyoborwe n'umwuka niho uzakora ibyo kamere, niho utazakora ibyo kamere irarikira. Bundi kamere hari igihe abantu bajya bavuga ngo kamere irabyutse, ugasanga umuntu yari mu kirisitu ariko ngo kamere irabyutse. Kamere yabyuka akavuga bimwe atavugaga, agatongana, akarwana, ngo kamere ngo irabyutse. Iyo kamere ibyutse gute? Ko wari ukijijwe, iyo kamere ibyutse gute? Hegeze habaho umuntu wari uri mu ndi mideni, bahuriye mu nzira, aramubwira ati rero ubu nyishyura. Undi aravuga ati se ko n'amafaranga mfite nyishyura. Aramubwira ngo ayi, undi ataravuga ngo ubu ngiye kubishyira, yari umukristo, ubu ngiye kubishyira hasi turwana duhangane. Bararwana. Wa undi wari uri midene, yari ari kwishyuza, wa undi yishyuzaga. Wa undi uje umurwanya ati mpeza amafaranga yanjye. Wa undi wari uri midene aragenda aramukubita hafi kumumena intuze, aramukubita aramukomeza ku buryo yagiye mu bitaro. Tekereza, wowe uje urwana kubera bakuri midene, uravuze ngo ukiste ubukize hasi. Tekereza, uwo muntu kumva atarafite kamere agendana, ni yitwa umukirisitu ariko afite kamere. Wowe ni umuntu akuri midene, warakwitonda kuvuga ati nyishyura, ariko ntujye kurwana. None utumye ahubwo bakumena iki? Bakumena umutwe. Umuntu agenda bituma ajya mu bitaro kandi yari kwishyuza. Ndagira ngo mubwire, hari kamere abantu babitse, ugasanga umuntu arakijijwe ariko hagera mu gihe cyo mu bihe bibi Satani kugenda agira ute, ugasanga za kamere zose zitarapfuye, ugasanga zirabyutse. Iyo kamere washakishwa ukuntu uyivana muri wowe, mu rugingo rwawe, ugasanga kamere mubana n'umugabo n'umugore, umwe atazi ko undi afite kamere. Ugasanga umugabo n'umugore barabana ariko ugasanga umwe ntabwo azi ko afite kamere. Noneho hagira akavuga ataha gahinduka cyangwa se batari kumvikana, kamere zikabyuka. Izo kamere mwazihambye burundu. Ridesiteketekere. Izo kamere mwazihambye burundu, umugabo n'umugore bakagendana neza, undi muntu n'uwahandi mukabana neza, ntujye kubyutsa kamere. Ugasanga ukristo womba ushyize hasi, usubwo ukristo wari ufite ushyize hasi. Dukeneye kugira ngo turwe n'umwuka. Niba ukeneye kugira ngo turwe n'umwuka rero, birasaba izo kamere zose wari ufite, ibyo kamere zose irarikira, byose babishyire ku ruhande. Ngo ndavuga ati muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere irarikira ibintu byinshi cyane. Kamere irarikira ubusambanyi, kamere irarikira ubujura, kamere irarikira ubugambanyi, kamere irarikira ibintu byinshi cyane. Hari haruguru twasomye ko tugomba kugenda n'umwuka, ko tugomba kurwa n'umwuka tugatunga Yesu Kristo. None naho kamere ibyirarikira ni byinshi, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko bihabanye n'icyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ndagira ngo mubwire, kamere hari ibyirarikira, kandi ibyo kamere irarikira si ibyo umwuka ararikira. Umwuka ibyo ararikira si ibyo kamere ararikira. Kamere kuganisha mu bintu bibi, kamere kuganisha mu bisambanyi, kamere kuganisha mu businzi, kamere kuganisha mu ngeso mbi, ariko umwuka abashaka kurarikira iby'ijuru. None se abo bantu bombi babana, niba umwuka ushaka kugira ngo urarikira iby'ijuru, kamere bagashaka ko urarikira iby'ubupfapfa, ibyo kujya ikuzimu. Kamere akujyana ikuzimu, agukurura akujyana ikuzimu, umwuka nawe akagukurura akujyana mu ijuru. Muri abo bombi urashaka ko kugerwa nande? Iri sit pre like God to tie. Muri abo bombi ushaka kuyoborwa nande? Ushaka kuyoborwa na mwuka wera akujyana mu ijuru? Ushaka kuyoborwa na kamere akujyana kuzimu? Ndagira ngo mubwire muri kano kanya, kamere ararikira ibintu bibi. Kamere ararikira ibintu bibi. Ibyo umwuka ararikira si byo kamere yararikira. Ibyo kamere ararikira si byo umwuka ararikira. Niba muri abo bombi rero barwana, umwuka arwana kujyana kuzimu, undi akarwana kujyana mu ijuru, nawe ubwawe mu kuzimu urahazi.
ni ahantu haka umuriro, ni ahantu h'amazuku, ni ahantu urira, ni ahantu h'ikinyamenyo. Satani ahemba nabi. Nimba ukora Satani nkubwire ngo Satani ahemba nabi, ahubwo ukwiye kurarikira ibyo umwuka ararikira. Nshuti yanjye muvandimwe, shaka ibyo umwuka ararikira, ni ibyo bikeneye muri iyi minsi turimo. Naho ibyo kamere ararikira, Satani ni mubi turamuzi, Satani ni mubi turamuzi. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Ubundi uyoborwa n'umwuka ugendana naho umwuka kuganisha, iyo uyoborwa n'umwuka urabona ngo ufata amasengesho y'iminsi 2 ukayafata, nyurira inzira ukayifata, wajya kunyura ahantu uvuga ngo reka da, waba ugiye kwita ku rugendo kubera ngo ahantu ntujyeyo kuko ahantu hari ikibazo. Abayoborwa n'umwuka rero nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka birinda ibyo kamere ararikira, kandi abayoborwa n'umwuka ntiherwa n'amategeko, kuko amategeko aravuga ngo uzagenze gutya, ariko umwuka kugira ngo nyura gutya. Yamadera avuga ngo uze kujya gusenga, mukabona ngo iyi saha ntujye gusenga ko hari ikibazo. Mwuka wera asigara kuyobora, umeze nka telekomande ugenda uyobora gutya, ukora ibyo umwuka agira ute ashaka. Iyo urwana n'umwuka rero ukeneye kugira ngo ugendane n'iki n'Imana iki kugira ute ikuyobora. Wirinde kwirirwa nande na kamere, kuko kamere agenda ayobora ahantu habi. Ariko uyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana. Uyoborwa n'umwuka ntayoborwa n'iki n'amategeko, ahubwo ayoborwa nande n'umwuka. Dore imirimo ya kamere igaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni y'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Ibyo ni imirimo ya kamere. Kamere rero kumva ko afite ibintu byinshi bibi akoresha abantu. Ariko mu nshuti zanjye, bantu banjye, bantu b'Imana, dukeneye kwirwa nande n'umwuka w'Imana. Ntiyoborwe na kamere, ukeneye kurwa n'iki n'umwuka w'Imana. Wirinde ubusambanyi, wirinde ubwo bujura, wirinde ubwo businzi, wirinde ubwo gutongana, wirinde izo ngeso zose mbi zituma wirwa nande na kamere. Ukeneye kwirwa n'Imana, n'iby'Imana igushakaho. Muvandimwe wanjye uri kuri rubuga, wirwa n'Imana, ni iki Imana igushakaho? Ko wirwa na kamere ni mubi, kamere ni w'ingeso mbi, kamere ni ubusambanyi, kamere ni ubujura, kamere ni ubugambanyi, kamere no gutukana, kamere kujyana kuzimu. Ariko Imana kujyana mu hehe? Mwuka wera kujyana mu ijuru. Ukeneye kurwa na mwuka wera ukujyana mu ijuru, ntukeneye kuyoborwa nande na kamere. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimye kuko amagambo yawe twumvishije. Aya magambo yawe ni ay'igiciro, agere kuri buri wese amukomeze, agere kuri buri wese ahindura ibyanze guhinduka, agere kuri buri wese yica imigambi yose y'incakura, agere kuri buri wese abazimu bose bafite, abakorikori bose imigambi yabo itagaciro, ukora ko Uwiteka kutuzeho. Tukeneye kuyoborwa n'umwuka, ndiyoborwa na kamere ni mubi, ariko dukeneye kuyoborwa n'umwuka. Niba tuyoborwa n'umwuka rero turi abana b'Imana. Niba dushaka ko Yesu aba iwacu, nuko za kamere zose zipfa zikatuvaho, tuyoborwa n'iki n'umwuka wera. Niyo mpamvu rero muri kano kanya dukeneye kugira ngo uyu munsi wa none twirinde ngo nawe mu gusenga kwacu ngo gutumbagire, gumye mwami Yesu dufite, izi ntambara zose zihagarare, aya makuba yose ari mu isahagarare, ibi byose Satani agambiye byose hagarare, ubuhenebere buhagarare. Mwami Imana ala siti teke de sere, ibi byose biri mu isi bizengurutse isi bigenda bibohaboha. Mwami Uwiteka bibohore, abatarakizwa babona agakizwa kubw'imbaraga zawe. Uyu munsi gusenga kwacu umye gutumbagire, buri wese yumve gusenga, buri wese yumve iby'Imana imushakaho. Dukeneye kurwa n'umwuka wera. Nituyobwa n'umwuka wera turaba abana b'Imana. Buri wese rero uyu munsi imigisha y'Uwiteka atanga imubeho, amahoro Uwiteka atanga amubeho. Dukeneye kuyoborwa nande n'umwuka kuri buri wese. Mwami Imana ndagushimira rero ko ijambo ryawe rigeze kuri buri wese, kandi kabigira ibyo rikora mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen.